kamerewe nabi reka tujye ku mukino nyirizina ariko hari undi muntu sigaye nkunda ukuntu atangaza kuri iyi mihanda nawe ku bintu bya siporo nubwo ari umunyamakuru bisanzwe ko atari wa siporo Oswakim Swari Oswakim akunda gukoresha cyane social media cyane umwe mu banyamakuru baba consuming cyangwa se bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga nabonye yandika ati se Rayon Sport unamakuru mabi kuri bo barayatangaza ngabariwe n'abasirimu kabisa basi babona kuvuga igitego cya gatatu kijyemo ku minota 80 nawe ndumva ajyanye nayo mu ngamba neza yajyanye nayo mu ngamba babona kuvuga ko umukino ugeze ku minota 83 bikiri ibitego bitatu ku busa erega ibyawe ibintu ugomba nyine kwisanisha nabyo nose wabihungira babigoye ntaho wabihungira iyo uri gitangazamakuru nyine uratsinduka bitangaza n'amakuru menshi akaba abantu bajya bashirwa Rayon Sport ngo yabyinye insinzi imbere nka kumwe inkoko yirata amabuno umuyaga utaraza ngivane hamababa usanga ari nyashirese mana isase kumana umunzani ugiye kuzitwara reka tujye mu kibuga reka turekera aho ngaho n'ivyimvuga nkoranyambaga mwebwe nimukureho gusa tujyana no ku mukino nyirizina icyo abantu ba mbere bari barangariye arakoze cyane Didier nga y'amashusho iki nibere hagicyo gajuru kigenda abagiye mwibarya ibihiye reka mbwiza uko bisi ya peri niba ariko ya mbere igeze mu gihugu imeze kuriya ako practice imeze gute ni RDF okay nacho njewe ni nziza nanayishimye pe wenda rese tuza kwitinda ariko nayo yari itegerejwe cyane ariko nifuza ko zibuza yareye baza kwitwerekana nayo turaza kuyibonera ngo wabuze brand ngo baza banakererewe iminsi yanyuma bayibashije cyane vaho nta makuru ayifite oya namakuru ayifiteho iyi modoka nano ngenyeneye kubona byibuza nk'ifoto y'abakinnyi izengurutse nyine uzajya uvaho ku branding ase n'amafaranga ngaye ku ikipe ya peri nka kuriya tubibona ku makipe akomeye ekipe ya saison igomba kuba ibrandinze ekipe ifite muri saison abafatanya bikorwa bahari cyane birango bizatambuka bigahita bigaragara ko unakabye ngo aperi ciyo yes nabyo ni ngombwa ntabwo yanditseho apesi yanditseho habihari cyari ncaca wa muntu cyari ncyashye nta birango birajyo bazashyiraho ibirango ariko abakinnyi singo kubashyiraho oya ariko biba bisa neza nabyo biba bisa neza ariko wowe fata ekipe none se reka ngwe nk'urugero wawushyiraho reka mbwira ukuri ino se we ukajya uhindura muri saison kuri saison ukajya ushyiraho amasura y'abakinnyi bawe bashyashye bahari bakaraza bakanaguhira hariho main star bagomba kuba bahari iriho ibirango byo bibaye iyo batashyiraho abakinnyi oya ariko batanu ahajya ibirango se kucyo abakinnyi batashyira ekipe igomba kujyaho okay Meni yabo nawe bayibyiga naho bayishwara ugashyiraho numeri dawo bakubitaho watara bakubitaho ruboneka Claude capitaine bagomba kuba bari hunye ifoto kiriho tubona Simba Queens imanuka ishongi kaze gaca hano Nyabugogo bayibona arayikinira se yo mu nzovi bisiyo ijya mu nzovi nayo akaba ari niyo mu nzovi nayo kagena gutyo cyane yari igiyumba byari byiza byari byacicikanye ati aba ekipe umva mwandize Nyabyondo ni indege nziza ese Didi yabaye amakuru avuga ko iyi bisi ahagaze miliyoni 300 ariko ni nziza hanyuma iri mu yego z'amanyarwanda ikoranye ikoranabuhanga ridasanzwemo imbere ifite imyanya 54 nta byane nibyo kuvuga ngo hari kwa stering imwe ngo azinyayo abakinnyi ekipe ya kabiri yaje hanga abatoza baje muri iyi modoka yindi imyanya 54 imbere ifitemo screen kuri buri ntebe hanyuma ikafitemo udufridge ku buryo ushobora gukonjeshamo ufite ikintu cyo kunywa ukagenda unywa gakonje karimo hasi birumvikana muri ntuzayo muri meze nka buto ifitemo ahantu hagari ho gushyiramo amavagisi y'abakinnyi ibikoresho bikapu byabo ibyo ngibyo biri mu by'ibanze bihari ni bisi nyine ijyanye n'igihe isa neza ijyanye na ekipe na Club Giant iriyubashye ni Club Giant nyine Club Giant ni bisi ya Club Giant oya ni byiza nge ndabikunda ariko nyine nge ira brand nijyaho harimo n'ikindi kintu buriya ngo ifitemo n'uturumu duto ku buryo in case umuntu urimo agize nk'akabazo gatoya ukeneye nko gupfa muzika harimo utwumba tugiye turimo twayo
gupumuzika ntabyo uzi Pumuzika ntabyo uzi nicyo kirimo no kuruhuka buro icyo igiswahili umuntu utameze neza ashaka nko ukeneye kuryama. nko refreshing kuryama yego kina ka refresh gato cyane yari imwe no mu nkuru ku munsi waje akuvuga ati no Ibi ngibi rero- yamukanagirije mu cyogajuru ubwabyo cyane ishoga y'umukino butaka mbere y'umukino excitement z'abafana ba Peri zari kuvuga ngo iyi bisi isa gute imezite kuko mu busanzwe no muri Minadef afite izindi bisi Aperi ajyaga igendamo ariko zo ntago ari nziza nk'iyi ngiyi ukurikije izari zihari franchement nizisango nyine turazizi nazo turazizi zikora mu bikorwa muri bisi binini ariko iyi ngiyo isa nyine n'itandukanye n'ihariye urumva tekinoloji ikoze izajya iba iri ishorongi cyangwa wenda sinzi aho bazayiparika bafite izindi kwasiteri zibatwara ku myitozo ubwo badafite abadafite amamodoka yabo cyangwa se abataba muri camp hari aho abakinnyi bibera ishorongi ariko nta mukinnyi wo kugenda n'imodoka ye kandi hari ekipe ndi ntago bibaho bafite nyine kwasiteri zigenda zibafata mu rugo zikabajyana mu myitozo zikabagaruka zikabadepoza iyi ngiyi ni isakari umunsi wa match simbizi wenda niba ari no kuvuga ngo wagiye ku myitozo ngo ize ngice kuri gate wawe edi gufata ujye ku myitozo izice kuri ruboneka igende gutyo simbizi wenda ariko icyo kwishimira cya mbere ni igikorwa cyiza ni imodoka nziza cyane ijyanye n'igihe ku ikipe nka Karabu Giant hanyuma tuve kuri imodoka umuntu akagira ngo wenda ni nkuko wavuga indi marike isanzwe hoye ntago ari nka zanyu tujye guteganya bugogo imodoka isanzwe nkazo tujye guteganya bugogo hari bya bisi binini tuzi ntari buvuga amakampani ariko birahari binini duteganya bugogo tugiye mu ntara ntago ari zo ndi kuvuga nuko kwita imodoka iyi hoya ni Karabu Giant nicyo gajuru cyo kubutaka nicyo gajuru cyo kubutaka ubwo niba cyo ari icyo gabutaka simbi icyo gabutaka gusa ni nziza pe kandi ijyanye n'igihe ijyanye na ekipe muri rusange biba binakiniwe ku ma ekipe rega ariko ngo dutegereje n'amagaju nabo nyuma yuko keke bayikase bahitamo amarira Blanderega ekipe uswana ushyira umufatanyabikorwa ushobora no kuzabona undi mufatanyabikorwa akubwira gusa ngo uzanshire kuri bisi ubundi ujye utambuka we aho imodoka yuciye bambone suko amabisi ahenze amakipe suko atayabona imyumvire suko bisi zihenze pe kuko banakubwira ko gwara kuri miliyoni 80 ikipe ishobora kubona bisi nziza iri class nouveau modèle uruganda rukoza ku kanya cyangwa se imaze igihe gitoya 0 km amakipe yayabona arahari ku ruganda bahari ikibazo gisigara gusa kiri mu myumvire n'uburyo amakipe abiteguramo kuko ikipe ifite imodoka igendamo yihariye biri class ni ibintu bisa neza hari icyo bita kudefanda brand yawe kwisanisha naho ushaka kugana apana kuguma mu bintu bari kayike bya kera si ikibazo s'ubushobozi gusa wambwanga ikipe n'ikipe zo mu ntara rwose zifashwa na kare nabwo zakwigura amabisi yazo kandi meza cyane tuve kuri iyi modoka cyangwa se bisi ikipe ya Aperi Football Club ku munsi w'ejo nabwo yari inkuru cyane kuva mu gitondo yaravugwaga cyane abantu bayitegereje kuramo imbere isa gute niyo mpamvu dufite aya mashusho ya mugenzi wacu Christian ubwo yagize hariya na Sidike bakayitambagira rwose iyi modoka bakayibona niyo mpamvu tubigarutseho nabwo yari inkuru ndikwibaza ukuntu shehe kwambira zabazonze Sidike bisi hoza yigiramo rya Sidike umunsi se biragenda gute arashije na polisi ubyibuze yakuremo stand up shehe uzashaza yegera bigenze gute ndekera abapapa biruhukira umunsi iri ku cyumweru abantu weekend nziza cyane hanyuma rero nabwo yari inkuru tuyiveho tugere ku mukino nyirizina turaza kubigarukaho kuko ari umukino wababanjirije w'abari n'abategarugori ariko impamvu tugiye guhera kuri APR na Rayon Sport nuko naho twinjiriye mu minzani dupima ariko nibyo ku mbuga nkoranyambaga twinjire ku mukino wabo ku isaha 12:30 n'umukino wari utegerejwe abenshi twanabikomojeho kuri ya post ya Gentile Deo avuga ati ni gute abakwe babageze ku muharuro akaba ari bwo wibutse ko ugiye gushinga igisharagati ugiye gukubura umuharuro wawe ugiye gutara ibitoki ugiye kufira bya byatsi biri hahandi hose muri korotire y'urugo ari bwo utangiye kwitegura abakwe biba bigoye twabibonye rero ku munsi w'ejo umuntu yavuga ati niko ikipe imwe iza kuba imeze byahise bigaragara kuko ni ikipe Gentile yashyizeho n'ibitego 3 yabishyizeho singibiriye se utubaro yamaze kubona 3
twari tumaze icyumweru cyose